Ibihe byiza nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro muhora mutera inkunga 5 kuri 5 mukanda subscribe umunsi uko utashye uko bwije nuko bukeye kabisa. Kuri uyu munsi tubazaniye sport update ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse rwose ni amakuru ari buze kuba yabashimisha nk'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Kuri uyu mugoroba waraye ushije, ubwo ngubwo ni mu ijoro ryaraye rikeye, umugabo mukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagarutse ku makuru amaze iminsi acicikana rwose mu ikipe ya Rayon Sport, ko ekipe ya Rayon Sport ishobora kuba yasenyuka. Uyu nyakubahwa Perezida Paul Kagame hari amagambo yagarutseho ku ikipe ya Rayon Sport, ni amagambo akomeye ku rwego rukomeye. Nawe nuyumva nk'umukunzi wa siporo rwose urahita ko ushimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yagize ati ngo abakinnyi rwose ba ekipe ya Rayon Sport nta kibazo bafite, si nayo nzira yo kuba wabahagarika mu ikipe ya Rayon Sport, ariko si ibyo ngo byanzanye rwose. Ndagira ngo mbabwire ko abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport bagomba kuba bakegura, bakaba bayiha ekipe, bayiha abandi bakomeye cyangwa se abandi bafite imbaraga z'uko bashobora kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Hari andi magambo yagiye atangaza His Excellency, ndagira ngo tuze kubana mu kiganiro kiri buze kuba cyatambuka. Zari sport update turi kubaterekeraho, nizere ko ikiganiro kiri buze kutambukaho muri buze kuba mwacyumva.